buri bwami bwose bukomeye bwaba bwarigeze bubaho ku isi, buri shyanga ryose rikomeye na buri gihugu cyose cyaba cyarigeze gukomera kuri ino si, byose byageze igihe cyabwo maze birahanguka birimbuka burundu. Byose byararimbutse uretse ubwami bumwe gusa. Ubu bwami bumwe buhoraho iteka ryose kandi bw'ubunyambaraga zidasanzwe, bufite umutegetsi wabwo mukuru ukomeye cyane, niwe Mana yo mu ijuru ishobora byose. Kandi iyo Mana yo mu ijuru yagaragarije abatuye isi bose ko ifite ikimenyetso cyihariye kiranga abayoboke bayo, ndetse icyo kimenyetso yagihaye isi yose yifuza ko yacyakira. Ubwo bwami bwatangaje ko bugiye kuza muri ino si vuba kugira ngo butware abantu bose bemeye kubukurikira badahaswe. Ariko mbere y'uko ubwo bwami buza guhangura ino si, abayoboke babwo bazabanza kurenganwa bikomeye cyane, bazabuzwa kugura no kugurisha, kandi nyuma y'ibyo leta zo mu isi zizatanga itegeko ry'uko bakwiye kwicwa bagakurwa mu isi. Keretse gusa nibaramuka bemeye kudohoka ku isezerano bahawe n'Imana yo mu ijuru, maze bakakira ikimenyetso cy'inyamaswa, ikimenyetso kizatuma isi yose iramya ubundi bwami kandi butari ubwami bwaturutse mu ijuru. Nibwo nyamaswa yo mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 13. None ibyo tubona muri kino gihe biratugaragariza ko imyiteguro yose igaragaza ko icyo gihe cy'akaga cyegereje iri gusatira umusozo wayo. Ariko se ni mu buhe buryo wamenya uko wakira ikimenyetso cy'Imana kandi ukirinda kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa niba utanazi mu by'ukuri icyo bino bimenyetso by'ubuhanuzi bwavuzwe muri Bibiliya bisobanuye? Ugomba kwakira ikimenyetso cy'Imana kuko nicyo umuremyi wawe akwifuzaho, kuko yifuza ko uzabana nawe mu bwami bwe. Ibyo ngibyo bizakurinda kugerwaho n'ingaruka zikomeye cyane, ingaruka zizagera ku bantu bose baramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa mu kiganza. None muvandimwe, ntiwahitamo kumenya uko wakwiga iby'iki kimenyetso cy'Imana n'uburyo izina ryawe ryakwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, kandi ibyo ngibyo bikakurinda kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa? Bakundwa bene data namwe bashiki banjye, ndabasuje mu izina ryiza ry'Umwami wacu Yesu Kristo kandi mbifuriza kugira amahoro aturuka ku Mana. Turacyakomeje uru rugendo rwacu rwo kwiga ubuhanuzi bw'ijambo ry'Imana bugaragaza aho ibyahanuwe bigeze bisohora. Ubuhanuzi bw'igitabo cya Daniyeli n'Ibyahishuwe bukwiye gusobanukira buri muntu wese uri kuri ino si, kubera ko bukubiyemo buri kintu cyose cy'ibanze kigomba kubera kuri ino si, kandi ubwo buhanuzi bukanatwereka icyerekezo dukwiye kunyuramo ubwo mu gihe gito cyane kiri imbere yacu inzira zigiye gusigara ari ebyiri gusa. Nubwo ibyinshi mu bikubiye muri bino bitabo by'ubuhanuzi byanditse mu marenga, ariko dufite isezerano ryiza ry'Imana riboneka muri Zaburi ya 25 umurongo wa 14 rivuga ngo ibihishwe by'Uwiteka bihishuriwe abamwubaha, azabereka isezerano rye. Bivuze ko nta kintu na kimwe mu ijambo ry'Imana kigomba gusigara kitumvikanye ku bwoko bw'Imana ndetse no ku batuye isi muri rusange, kubera ko Umwuka Wera yatangiye kutumenyesha byose kugira ngo tubashe kwitegura umunsi w'Umwami wacu Yesu Kristo ugeze ku rugi. Araje vuba, ntabwo agitinze, aje kurangiza imibabaro duhura nayo muri ino si ndetse no kuruhura abananiwe bose. Ntabwo dukwiye guhangayika nubwo turi muri ino si y'imibabaro, ahubwo tugomba kuguma mu masezerano y'ijambo ry'Uwiteka, kuko Imana yacu ari umunyakuri, izasohoza ibyo yavuze byose. Turacyarebera hamwe amabanga akomeye ari inyuma y'ibyo tubona bibera muri ino si muri kino gihe, kugira ngo tubashe kwirinda imitego umwanzi ari kudutega ashaka kuyobya intore niba bishoboka. Ariko tugomba guhora dusaba gusohorezwa isezerano rya Mwuka Wera ubudasiba, kugira ngo ibi byose tuba turebera hamwe tubashe kubikuramo umugambi mwiza w'Imana wo kudukiza.
Bibiliya itubwira mu gitabo cya Yohana igice cya 14 umurongo wa 13 ahavuga ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga ku bwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uyu mwuka wera niwe uzadufasha kumva neza ibyo ubuhanuzi bw'ijambo ry'Imana bwavuze biri kuba muri iki gihe. Nituramuka dushishikariye gusaba Imana kutwuzuza umwuka wayo wera, kandi kubw'imbaraga z'Imana tugakura icyaha cyose mu mibereho yacu cyatubera inzitizi yo kudahabwa umwuka wera, ubwo nibwo Imana izadusoreza iri sezerano ryayo, kandi nibwo tuzahinduka nk'aba bakobwa b'abanyabwenge bari bafite ibyangombwa byose, bari maso, amatabaza yabo yaka, kandi amavuta yabo yuzuye mu mperezo zabo, bategereje gusa ko umukwe aza akabajyana mu bwami bwo mu ijuru. Ibyo ngibyo tubishishikarire cyane, kandi mbibasabiye nanjye byisabira mu izina ryiza ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Uyu mwanya tugiye gukomeza kurebera hamwe umutego ubwami bw'ubupapa bukomeje kugushamo isi yose, cyane cyane bahereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inshuro nyinshi mu byigisho nk'ibi by'ubuhanuzi, iyo tuvuze ijambo inyamaswa, abantu bamwe bagira ngo ni ugutukana cyangwa se ni ukwangana, nyamara ibyo ngibyo ntango ariko dukwiye kubitekereza, kuko atari nako bimeze. Ahubwo niba ufite Bibiliya yawe, ndagira ngo uyifungure maze turebane ubusobanuro bw'iri jambo rikunda gukoreshwa mu buhanuzi rivuga ngo inyamaswa, nk'uko rikunda kuboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli n'ibyahishuwe. Igihe umuhanuzi Daniyeli nawe yasobanuzaga iby'inzozi zidasanzwe z'inyamaswa enye yari yeretswe, Imana yari ibimubwiye. Kandi dushime Uwiteka yuko uwo Imana yakoresheje kugira ngo imenyeshe Daniyeli ubusobanuro bw'inzozi ze atari umuntu usanzwe, ahubwo ni Gaburiyeli, marayika ukomeye wari uturutse mu ijuru. Nk'uko tubisanga muri Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 15, haravuga ngo njyewe Daniyeli, ibyo neretswe bintera agahinda mu mutima, birambabaza cyane. Nyuma negera umwe mu bari bahagaze aho, mubaza amashiraki nyuma y'ibyo byose, arabimbwira, ansobanurira impamvu zabyo. Umurongo wa 17, ni marayika ubwe ugiye gusubiza Daniyeli amusobanurira iby'inzozi. Maze arambwira ati, izo nyamaswa nini uko ari enye nibo bami bane bazaduka mu isi. Mpera ko nifuza kumenya amashiraki nyuma y'iby'inyamaswa ya kane, itasaga n'izindi zose, yari iteye ubwoba bitavugwa cyane, ifite imikaka y'ibyuma n'inzara z'imiringa, ariyo yaconshomeraga ibintu byose ikabimenagura, ibisigaye ikabisiribangisha amajanja yayo. Ku murongo wa 23, marayika Gaburiyeli nanone agiye kubwira umuhanuzi Daniyeli iby'inzozi yari yeretswe. Haravuga ngo iyo nyamaswa ya kane izaba ubwami bwa kane mu isi. Ubu rero nibwo busobanuro bwumvikana neza cyane, bugaragaza ko ijambo inyamaswa muri Bibiliya ari ikigereranyo cy'ubwami cyangwa se igihugu muri make. Ibi rero ntabwo ari ugutukana igihe umuntu avuze ko inyamaswa isobanuye ubwami, ahubwo ni ukuri kwa Bibiliya nk'uko kwisobanura ubwako. Nyamara mu gitabo cy'ibyahishuwe hari inyamaswa idasanzwe ihavugwa, kandi ikavugwa mu buryo bw'umwihariko. Reka turebe muri icyo gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 17 ku murongo wa 8, haravuga ngo iyo nyamaswa ubonye yahozeho, nyamara ntikiriho, kandi igiye kuzamuka ivi kuzimu, ijye kurimbuka. Abari mu isi yose amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwereye ku kuremwa kw'isi, bazatangara babonye iyo nyamaswa yahozeho, ikaba itakiriho, kandi ikazongera kubaho. Muri uyu murongo hari ibintu bitatu bidasanzwe bivugwa kuri iyi nyamaswa. Icya mbere ni uko yigeze kubaho. Icya kabiri ni uko yigeze kugira igihe isa nk'ipfuye cyangwa se ntiyaba ikiriho. Icya gatatu ni uko iyi nyamaswa izongera ikabaho, kandi yamara kubaho abantu bose amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo cya Yesu Kristo bakayikurikira bayitangarira cyane, kandi berekeje mu irimbukiro. Tugendeye kuri bwa busobanuro twari tumaze kubona buvuga ko ijambo inyamaswa muri Bibiliya ari ikirango cy'ubwami, none n'ubuhe bwami bwaba bwuzuza bino bimenyetso byose uko ari bitatu? Nta gushidikanya ubwami bw'ubupapa, Kiliziya Gatolika y'i Roma, nibwo bwami bwonyine mu mateka y'isi yose bwuzuza bino bimenyetso uko ari bitatu. Ikimenyetso cya mbere bavuze ni uko iyi nyamaswa yigeze kugira igihe ikabaho. Mbese icyo kimenyetso kiboneka gite ku bwami bw'ubupapa? Nk'uko amateka ubwayo abigaragaza, kuva mu mwaka wa 538 nyuma ya Kristo nibwo ubupapa bwagize ubutwari bukomeye butegeka isi yose. Bwaricaga bugakiza, kuko aribwo bwayoboraga leta z'ibihugu byose, kandi muri iyo myaka isi ubwayo yita imyaka y'umwijima. Kumvira ubupapa ntabwo byari ikibazo cy'amahitamo, ahubwo byari itegeko ry'agahato ryashyizweho na leta z'ibihugu byari biriho icyo gihe. Icyo gihe kandi gutunga Bibiliya cyangwa se gufatwa uyisoma byari icyaha cyicisha imbere y'ubu bwami buvuga ko buhagarariye Kristo mu isi. Icyo gihe abarenga miliyoni 50 z'abaprotestanti barishwe, badahowe kwiba, badahowe n'ikindi cyaha cyose, ahubwo bahorwa gusa kuko basoma Bibiliya, kandi bakaba batumvira uyu papa wiyita ko ari nyir'ubutungane.
Aho ni naho havuye izina rivuga ngo abaprotestanti, bisobanura ngo abahakanyi, kuko bahakanaga inyigisho zipfuye za Kiliziya Gatolika y'i Roma. Aya matorero yitwa aya giprotestanti tubona ubu ngubu yatangijwe n'abakozi b'intwari b'Imana batandukanye bahagurutse bavuga ko biyemeje kurengera ukuri kwa Bibiliya ku kiguzi cyose byabasaba, kabone n'ubwo byaba gutanga ubuzima bwabo ubwabwo. Abo barimo ba Martin Luther, ba John Wesley, John Calvin, Melanchthon n'abandi. Aba hafi ya bose uko bahagurutse, ubwami bwa Kiliziya Gatolika y'i Roma bw'ubupapa bwarabamanikaga ku mambo bukabatwikana na za Bibiliya zabo. Abandi bagahambwa ari bazima, abandi bakajugunywa mu nzuzi no mu migezi baboshye, abandi bagakerezwa inkerezo, abandi bagashyirwa hagati mu nzu z'imyidagaduro zimeze nka za stade z'iki gihe, bakagaburirwa inyamaswa z'inkazi imbere y'imbaga y'abantu babaga bashungereye, mu gihe abapadiri n'abasenyeri n'abakaridinali na papa ubwe babaga babyina intsinzi y'uko barimo kubasha kwica ubwoko bw'Imana. Ndetse abantu benshi bose bagerageje kuvuga ukuri kwa Bibiliya nk'uko kuri, ntango bigeze barebwa neza na rimwe mu maso ya rino torero, kuko bicishijwe impfu nyinshi zitandukanye mbi zuzuye ubugome bubi umuntu wese ufite ubwenge buzima atashobora kugirira mugenzi we. Ubu butwari bukomeye Kiliziya Gatolika y'i Roma yari ifite muri icyo gihe ari nabwo bwatumye ikoresha leta zo mu isi maze ikarimbura miliyoni zitabarika z'abaprotestanti. Nibyo Bibiliya ivuga ngo iyo nyamaswa yahozeho cyangwa se yigeze kugira igihe cy'ubutwari. Ariko Bibiliya irakomeza ku kimenyetso cya kabiri twabonye, haravuga ngo iyo nyamaswa ntikiriho. Nubwo iyi nyamaswa idasanzwe ari ishushanya ubu bwami bw'ubupapa bwa Kiliziya Gatolika y'i Roma bwicaga bugakiza muri icyo gihe cy'imyaka y'umwijima, ariko Bibiliya yari yaravuze ko nabwo buzakomeretswa n'inkota nk'uko bwagiriraga abandi. Ibyo byasohoye mu mwaka w'1798 ubwo ingabo za Napoleon z'Abafaransa ziyobowe na General Berthier zazaga gufata papa i Vatikani maze zimujyana kumufunga ku itegeko ryari ryatanzwe n'umuyobozi mukuru w'ubwami bw'Ubufaransa witwaga Napoleon. Kugeza ubwo uwo mupapa yaje kugwa muri gereza, kandi ibyo byari ukuzuza ikimenyetso Bibiliya yari yatanze kivuga ngo iyo nyamaswa izagira igihe ntibikiriho. Ndetse ibyo birushaho kumvikana neza iyo usomye ibyahishuwe igice cya 13:10. Haravuga ngo nihagira ujyanaho abandi iminyago, nawe ubwe azajyanwaho iminyago, kandi uwicisha abandi inkota nawe akwiriye kwicishwa inkota. Bivuze ko uko papa yatangaga amategeko yo kwica no gukiza uko ashaka kose, ndetse bigatuma arimbura miliyoni zitabarika z'ubwoko bw'Imana, niko nawe ubwe yaje kugerwaho n'itegeko risa neza n'iryo yitangiraga. Kandi ubwo ubu bwami bw'ubupapa bwari bumaze gutakaza imbaraga zabwo kubwo gufunga papa akagwa muri gereza, nibwo hongeye kuboneka agahenge ko kwiga ijambo ry'Imana, kuko imbaraga za Kiliziya Gatolika y'i Roma zirwanya ijambo ry'Imana zitari zigifite ububasha bwo kuyobora politike z'ibihugu. Mbese mutekereza ko Kiliziya Gatolika y'i Roma yahindutse? Hoya rwose bene data, ntabwo ubu bwami bwigeze buhinduka na rimwe. Ya nyota yo kongera gutegeka isi yose Roma yahoranye kuva kera kose, na n'ubu iracyayifite na magingo aya ngaya. Ka gahato no gukandamiza abemera Bibiliya yo bose nk'uko iri, ari nabo batavuga rumwe n'ubu bwami, ibyo byose na n'ubu ntibirava i Vatikani, ahubwo bibitsweyo kandi birinzwe neza nk'uko izindi gahunda zabo zose zibitswe, zitegereje gusa gushyirwa mu bikorwa. Kandi nk'uko iyi Kiliziya Gatolika y'i Roma yarimbuye imbaga itabarika y'ubwoko bw'Imana, aribo bana b'Imana b'Abaprotestanti bari barahagurutse kugira ngo barengere ukuri kwa Bibiliya, ni nako kugeza ubu ngubu uwo mugambi ubiswe n'ubu bwami kugira ngo bakureho burundu abakomeza amategeko y'Imana, bakagaragaza ubuyobe bw'iri torero. Kandi abayobozi b'i Roma bafashijwe n'abakozi babo b'abajesuite bari hirya no hino mu buyobozi bw'ibihugu byose byo ku isi no mu matorero atandukanye, bari guhuriza imbaraga z'isi yose hamwe kugira ngo bitegure gusubukura izi gahunda Kiliziya Gatolika y'i Roma ifite mu migambi yayo, nk'uko n'ubundi babikoraga mu gihe cy'imyaka y'umwijima. Ubu bwami bwa Kiliziya Gatolika y'i Roma ni ubwami ubwabwo buhamya ko butabasha kwibeshya, ndetse ko budashobora guhinduka na rimwe, kandi ni ubwami butagira n'igicucu cyo guhinduka. Ariko nanone nongere mvuge neza ko ibi bitavuze ko abagize Kiliziya Gatolika y'i Roma bose ari babi. Ntabwo icyo ngicyo ari cyo bivuze. Nk'uko byari biri mu gihe cya kera, igihe Roma yarimburaga miliyoni nyinshi z'Abaprotestanti babohora kuvuga ukuri kwa Bibiliya, ntabwo ariko Abagatolika bose bari bariho icyo gihe babyumvaga kimwe n'abayobozi babo, ahubwo kuko batari bemerewe kwigisha Bibiliya no kwisomera ngo bamenye umucyo w'ukuri, babaga ari abakristo nyakuri mu mitima yabo. Ariko kuko nta mucyo w'ukuri kw'ijambo ry'Imana bari bafite, ntabwo bashoboraga gutahura ngo bamenye imitego y'abayobozi babo. No muri iki gihe hari abakristo benshi nyakuri bari muri Kiliziya Gatolika y'i Roma bayoboka iri torero kubera ko nta mucyo w'ukuri bari bahabwa, kandi bagahishwa amateka n'imigambi y'iri torero rifite ku hazaza h'isi. Abo bose Imana irabahamagarira kwimenyera ubwabo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
ndetse mu buryo bw'umwihariko Imana ibaha ubutumwa budasanzwe mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 18 umurongo wa 4 ahavuga ngo numva irindi jwi mu ijuru riti bwoko bwanjye nimusohokemo uwo mudugudu wa Babuloni kugira ngo mwe gufatanya nawo ibyaha byawo mwe guhabwa no ku byago byawo kuko ibyaha byawo byarundanyijwe bikagera mu ijuru kandi Imana yibutse gukiranirwa kwawo. Abantu benshi baracyashidikanya ku butumwa bwo mu gitabo cy'Ibyahishuwe buburira abantu kutaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, abandi bakibaza iby'iki kimenyetso cy'inyamaswa kivugwa muri kino gitabo cya Bibiliya icyo ari cyo. Nyamara buri muntu wese akwiye gusobanukirwa neza ko ikimenyetso cy'inyamaswa atari za microchip zishyirwa mu bantu, nta nubwo ari inkingo cyangwa se ikindi kintu kigaragara, ahubwo ni ikigeragezo kijyanye no kumvira amategeko y'Imana cyangwa se kumvira amategeko y'abantu. Muri Bibiliya yose ibigeragezo abantu b'Imana bagiye bahura nabyo byari ibigeragezo bijyanye no kumvira amategeko y'Imana. Iyo turebye nk'igihe umuhanuzi Daniel yangaga kuramya umwami ku bw'itegeko ryari ryashyizweho agashyirwa mu rwobo rw'intare, cyari ikigeragezo gitewe n'uko adashobora gusuzugura itegeko rya mbere mu mategeko y'Imana rivuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye, maze ngo yumvire itegeko ry'abantu ryasabaga ko umwami w'Abaperesi ari we abantu bagomba kuramya. Igihe Saduraka, Meshaki na Obedenego bashyirwaga mu itanura ry'umuriro waka ugurumana, iki nacyo cyari ikigeragezo cy'uko badashobora gusuzugura itegeko rya kabiri mu mategeko y'Imana, kuko mu gitabo cyo Kuva igice cya 20 haravuga ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa se igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi hepfo y'ubutaka, ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Kuko rero Saduraka, Meshaki na Obedenego bari bazi neza amategeko y'Imana, harimo n'iri tegeko rya kabiri ribuzanya gusenga ibishushanyo, ntango bari kumvira itegeko ry'umwami kugira ngo bice itegeko ry'Imana, ndetse kuko bari bazi neza ko amategeko y'Imana adakuka, nicyo cyatumye bemera no gupfa aho kugira ngo basuzugure Uwiteka. Amatorero menshi y'iki gihe yiga ibitangaza nk'ibi ngibi biboneka muri Bibiliya, bakiga uburyo Imana yatabaye ba Saduraka, Meshaki na Abedenego n'uburyo yatabaye ba Daniyeli, nyamara bakirengagiza ikintu cy'ingenzi cyatumye ibyo byose bibaho, ko ari uko abo bantu bose bemeye kujya muri ibyo bigeragezo babikoreye kugira ngo bumvire amategeko y'Imana. Niyo mpamvu mbere yo kubwira abantu ko Saduraka, Meshaki na Obedenego barindiwe n'Imana mu itanura ry'umuriro, ni byiza kubabwira yuko icyatumye bajya muri iryo tanura ry'umuriro ari uko batemeye kumvira amategeko y'abantu kugira ngo bayasimbuze amategeko y'Imana. Ni byiza kwigisha yuko amategeko y'Imana adakuka, ko byaba byiza kugira ngo umuntu agerweho n'ibigeragezo aho kugira ngo yice rimwe mu mategeko y'Imana. Nyamara benshi mu bigisha iby'ibi bitangaza bikomeye biboneka muri Bibiliya, akenshi usanga ari nabo bajya ku rundi ruhande bakigisha ko amategeko y'Imana yavuyeho, bakaba batandukanye n'icyo ukuri kwa Bibiliya kuvuga. Nk'uko byari bimeze ku bigeragezo bya kera byose biboneka muri Bibiliya bitandukanye, no kuri kino kigeragezo giheruka isi yose igomba guhura nacyo, ikigeragezo cyo guhitamo hagati yo kwakira ikimenyetso cy'Imana cyangwa se kuramya inyamaswa no kwakira ikimenyetso cyayo, ntabwo ari igikorwa cy'inyuma kigaragara, ahubwo nacyo ni ikigeragezo cyo kumvira rimwe mu mategeko y'Imana, nk'uko n'ibindi bigeragezo byose byo muri Bibiliya byari bishingiye ku kumvira amategeko y'Imana. Imana yavuze neza ku kimenyetso cyayo muri Ezekiyeli igice cya 20 umurongo wa 11 haravuga ngo maze mbaha n'amategeko yanjye, mbamenyesha n'amateka yanjye ariyo abeshaho uyakomeje, maze kandi mbaha n'amasabato yanjye ngo abe ikimenyetso hagati yanjye nabo, kugira ngo bamenye yuko ari njye Uwiteka ubeza. No ku murongo wa 20 Imana yongeye kubivuga ibishimangira ngo kandi mujye mweza amasabato yanjye abe ikimenyetso hagati yanjye namwe, kugira ngo mumenye yuko ari njye Uwiteka ubeza. Byumvikana ko ikimenyetso cy'Imana dukurikije icyo aya masomo ya Bibiliya avuga ni ukwezwa kw'imitima yacu, bikagaragazwa no kumvira amategeko y'Imana, kandi isabato nk'itegeko rya kane rikaba ikimenyetso cyo gutandukanya ubwoko bw'Imana n'ab'isi. None niba ikimenyetso cy'Imana ari iki ngiki, mbese ikimenyetso cy'inyamaswa cyo ni ikihe? Twamaze kubona neza ko inyamaswa isobanura ubwami, kandi nk'uko tubibona ubu bwami buvugwa mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 13 buzahatira abantu bose kwakira ikimenyetso cyabwo, ni ubwami bushushanya ingoma ya Kiliziya Gatolika y'i Roma y'ubupapa. Yari yarahanuwe ko izategeka isi. Reka rero tureke iyi nyamaswa cyangwa se ubu bwami bwa Kiliziya Gatolika busobanure ikimenyetso cyabwo icyo ari cyo. Muri Gatigisimu y'imyemerere ya Kiliziya Gatolika yanditswe na Cardinal Stephen Kennan kuri paje y'174, Kiliziya Gatolika ubwayo iravuga ngo itorero Gatolika riri hejuru ya Bibiliya, kandi ukuvana ukwera ku munsi w'isabato kugakurwa ku munsi wa karindwi ariwo Samedi cyangwa se Saturday, maze kugashyirwa ku munsi wa mbere w'icyumweru Dimanche, ni igihamya ntakuka cy'uko itorero Gatolika ry'i Roma riri hejuru ya Bibiliya. Barakomeza ngo iki gikorwa ni ikimenyetso simusiga cy'imbaraga n'ubutware bya Kiliziya Gatolika y'i Roma mu bijyanye n'iyobokamana.
nk'uko ubu bwami bw'ubupapa bubyihamiriza ubwabo buvuga ko buri hejuru ya Bibiliya. Nyamara tugomba kumenya neza ko nubwo Kiliziya Gatolika ubwayo ivuga ko iri hejuru ya Bibiliya kandi ikaba yarahinduye rino tegeko rya kane ry'Imana ryavugaga ko abantu bose bagomba kweza umunsi w'isabato maze ubu bwami bukarisimbuza umunsi wa mbere w'icyumweru, nta hantu na hamwe biboneka muri Bibiliya, kandi nta n'ahantu Imana ubwayo igaragaza ko yigeze ihindura amategeko yayo. Ntabwo ari Imana yakuyeho isabato nk'uko ababwiriza b'amatorero ya Giprotestanti bose muri iki gihe babyigisha, bakavuga yuko urupfu rwa Yesu Kristo rwakuyeho amategeko y'Imana. Nyamara Yesu ubwe yaravuze ngo muri Matayo igice cya 5:17 aravuga ngo mwitekereze yuko nazanywe no gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe, sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisohoza. Ntabwo urupfu rwa Yesu Kristo rwakuyeho itegeko rya kane ry'isabato, kuko nawe ubwe yihamirije neza ko atari cyo cyamuzanye, ahubwo ni Kiliziya Gatolika nk'uko ibyihamiriza muri gatikisimu yabo, ikintu kitabonerwa igihamya na kimwe muri Bibiliya. Amatorero ya Giprotestanti yo muri iki gihe ntabwo akirangwa n'umwuka nk'uwaranze abayatangije, umwuka wo kuyoborwa na Bibiliya gusa ndetse no guhakana ibinyoma n'ubuyobe byose bya Kiliziya Gatolika y'i Roma, nk'uko aribyo byari umugambi w'Imana igihe yahagurutsaga ano matorero ya Giprotestanti. Mu cyimbo cyo kuyoborwa n'umwuka wera w'Imana watumye Abaprotestanti ba kera berereza ukuri kwa Bibiliya uko kuri, bakarwanya ubuyobe bwa Kiliziya Gatolika. Abitwa ko ari Abaprotestanti muri iki gihe bari kuzura imbaraga z'ibyiganano zidaturutse ku Mana, maze bakiyuzana Kiliziya Gatolika y'i Roma kandi bakemera kwamamaza ubu buyobe bwayo yakoze bwo guhindura amategeko y'Imana, babwira abantu kubahiriza umunsi wa mbere w'icyumweru mu cyimbo cy'umunsi wa karindwi w'isabato. Bamwe mu bayobozi bakuru b'amatorero ya Giprotestanti muri iki gihe nka Pasiteri Rick Warren wanamenyekanye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, nubwo bazi ukuri neza ariko bakomeje gukwirakwiza kino kinyoma cya Kiliziya Gatolika ku isi yose, kandi ibyo biraganisha abatuye isi bose mu kuzakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Limit my work to 6 days a week. Ugomba guhagarika imirimo yawe nyuma y'iminsi 6. Ushobora kuvuga ngo ndimo ndagusetsa. If you're not doing that, you're breaking one of God's big 10. Ariko icyo nkubwira cyo, niba utarimo urabikora wica rimwe mu mategeko y'Imana 10. Ikiruhuko ku byaremwe kirakenewe cyane kandi ni ingenzi kuko Imana yagishyize no mu mategeko yayo 10. Don't murder and don't steal. He says every 6 days you take a day off. Yaravuze ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe, ariko igeze ku itegeko rya kane ravuga ngo uzajya ufata umunsi w'ikiruhuko. Niba udafata umunsi w'ikiruhuko rero buri cyumweru, urimo urica amategeko y'Imana 10. Ushobora kuvuga ngo sinigeze nsambana na rimwe cyangwa se sinigeze niba na rimwe, ariko se waba ufata umunsi w'ikiruhuko? Byari byanditse mu mategeko 10. Niyo mpamvu Imana ivuga ko ari ikintu cy'ingenzi cyane yuko ibyaremwe bikwiriye kuruhuka, kandi ryari n'itegeko rya kane, ndetse ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ntabwo ari ikintu ugomba gukora ubishatse cyangwa se utabishaka, ahubwo ugomba gufata umunsi w'ikiruhuko. Reka dusome mu gitabo cyo Kuva igice cya 20 umurongo wa 9 kugeza kwa 10. Haravuga ngo mu minsi 6 aba ariyo ujya ukoreramo imirimo yawe, ariko umunsi wa karindwi ni umunsi w'ikiruhuko, umunsi w'isabato y'Uwiteka Imana yawe. Every 7th day you take a day off. Buri munsi wa karindwi mu cyumweru ugomba gufata ikiruhuko, kandi isabato bivuze ngo umunsi w'ikiruhuko. And the reason people are so stressed out today is they've forgotten this. Impamvu rero abantu basigaye bahangayika cyane nuko bibagiwe kino kintu. Uko imico yagiye isimburana, abantu bagiye bibagirwa kino kintu. Now, when is your Sabbath? I'm telling you, it doesn't matter what day of the week. None se isabato yawe ni iyihe? Ndababwira ngo ntango bisaba umunsi uhamye umwe gusa. Ushobora guhitamo isabato ku giti cyawe. Bibiliya ibivuga inshuro nyinshi mu Isezerano Rishya ko igihe cyose waruhukiraho ukacyita isabato yawe ntacyo byaba bitwaye. My Sabbath is not Saturday. Isabato yanjye ntango ari Samedi cyangwa se Saturday, ku munsi wa karindwi. Kuri uwo munsi ndakora njyewe. Isabato yanjye ni ku munsi wa mbere w'icyumweru. Niyo mpamvu nkubwira ngo ugomba gufata umunsi ku giti cyawe wihitiyemo ukunyura. You need to start calling your day off your Sabbath. Kandi ugomba gutangira kwita umunsi wawe isabato. Do you know that during the little history note here, during the French Revolution, they abolished Sunday as a day of rest? Reka mbabwire ikintu gitangaje kigeze kubaho mu gihe cy'impinduramatwara y'Ubufaransa. Barabikoze rero bafata umunsi wa mbere w'icyumweru dimanche maze bawukuraho nk'umunsi udakwiye gusengerwaho. Noneho nyuma baje kongera kuwusubizaho kuko barebye neza bagasanga ingaruka zo gukuraho umunsi wa mbere w'icyumweru nk'umunsi wo gusengerwaho byatumye igihugu kirimbuka kandi kijya mu makuba akomeye cyane. Cyari kigiye kurimbuka rwose buheriheri kubwo gukuraho ikiruhuko cyo ku munsi wa mbere w'icyumweru dimanche. Rero ikintu cya mbere ugomba gukora ku isabato yawe ni uko ugomba kuruhura umubiri wawe maze ukongera kwitekerezaho. Kuri uwo munsi rero ugomba gusabana n'ibyaremwe
kandi ugashaka uko uganira n'inshuti zawe mukongera mugahura mugafata igihe, kandi ibyo ngibyo ugomba kubikora kuri iyo sabato yawe. Uyu mugabo nawe yitwa Pasiteri John MacArthur, ni umwe muri bano bayobozi bakomeye b'amatorero ya Giprotestanti, kandi nawe mu byigisho bye byinshi yigisha ko amategeko 10 y'Imana yahindutse, ihinduka ritaboneka na rimwe muri Bibiliya. Turn in your Bible for a moment to Exodus chapter 20. Mu gitabo cyo kuva igice cya 20, This is the Decalogue, the 10 Commandments. usangamo amategeko 10. And Kandi near the middle of the 10 Commandments is the 4th commandment. hagati muri ayo mategeko 10 harimo itegeko rya 4. Begin to read about it in verse 8. Ritangira ku murongo wa 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. Riravuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Mu minsi 6 aba ari ujye ukoreramo imirimo yawe And yose. do all your work. But the Ariko Sabbath ku munsi wa day is the karindwi Sabbath ni of isabato the Lord y'Uwiteka your Imana God. yawe. In it you shall not do any work, Ntukagire umurimo wose you or your uwukoramo, son or your daughter, wowe cyangwa se umuhungu wawe cyangwa or your umukobwa wawe female servants or your cyangwa captive, umugaragu wawe cyangwa sojourner or itungo stranger ryawe who stays with you. cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu. In 6 days Kuko the Lord made the heavens and mu minsi the earth, the sea, 6 and all that is aribwo in Imana them, yaremyemo ijuru and n'isi n'inyanja rested n'amasoko on the n'ibirimo seventh day. byose, Therefore, maze akaruhuka ku munsi wa bless the karindwi. Sabbath day, Nicyo cyatumye Uwiteka aho umugisha umunsi wa karindwi w'isabato akaweza. There is no question about the other 9 commandments being permanent and binding. Nta kibazo dufite ku yandi mategeko 9 asigaye, ndetse nta nubwo dushobora guhakana ko ahoraho iteka ryose. We are never to make an idol. Ntabwo tugomba kugira izindi mana mu maso y'Uwiteka, ntabwo tugomba kurema ibigirwamana, ahubwo tugomba kuramya Imana y'ukuri yonyine iriho. Ntabwo twemerewe gukoresha izina ry'Imana mu bintu by'ubusa no kurisuzugura. Ntabwo tugomba gusuzugura ababyeyi bacu, ahubwo tugomba kububaha. Ntabwo tugomba kwica, kwiba cyangwa gusambana cyangwa se kwifuza. Ayo yose ni amategeko akomeye kandi twemera yuko ahoraho. Ariko ku itegeko rindi ririmo hano kuva ku murongo wa 8 kugeza ku wa 11 rivuga iby'ikiruhuko, niryo rigomba kuvaho. And the question that is often posed is a simple one. If all the other commands are permanent, is not this one permanent as well? Kandi ikibazo cyakomeje kwibazwa n'abantu benshi cyane, baravuga ngo mbese niba andi mategeko 9 yose ahoraho, ni ukubera iki rino tegeko rya 4 ryo rigomba kuvamo? Kuki ryo ritahoraho iteka ryose? Hari abantu bizera ko rino tegeko rihoraho iteka ryose, kandi tubita abihambira ku isabato ku rwego rukomeye cyane. One would be Seventh Day Adventists. Bamwe ni Abadivantisiti umunsi wa karindwi, ndakeka ko muziranye cyane nabo, ndetse benshi muri mwebwe muzi ko aba ari abantu bihambira kuri ayo mahame cyane. They believe that the writings of Ellen G. White are inspired by God. Kubera ko bizera yuko inyandiko za Ellen White zahumekewemo n'Imana. But they identify themselves as Njye mbafata nk'abantu bizirika kuri rino tegeko ry'isabato mu rwego rukomeye cyane. Nta nubwo ushobora kubita abihambira ku isabato gusa, ahubwo ushobora no kuvuga ko ari abakristo b'isabato. that Christians are to treat Sunday as a new Sabbath. Abakristo rero bagomba kubahiriza umunsi wa mbere w'icyumweru dimanche nk'isabato cy'abahawe n'Imana, kandi bagomba gukurikiza buri kintu cyose cyari cyaravuzwe ko cyerekeye ku itegeko rya 4 ry'isabato, bakagikurikiza bubahiriza umunsi wa mbere w'icyumweru. Ariko ikibazo tugomba gukomeza kwibaza muri uno mugoroba ni ikivuga ngo mbese koko turi mu kuri? Yego, umunsi w'icyumweru dimanche ni umunsi ugomba gufatwa nk'umunsi wera wasimbuye umunsi wa kera. When Jesus came, everything changed. Everything changed. Kubera ko igihe Yesu Kristo yazaga buri kintu cyose cyarahindutse. Muribuka ko nigeze kubabwira mu gitondo ko icyo yaje gukora atari ukweza urusengero, ahubwo yaje gukuraho urusengero burundu. Ntabwo yigeze akuraho abatambyi babi hanyuma ngo ashyiraho abatambyi beza, ahubwo yakuyeho icyiciro cy'ubutambyi. Ntabwo yigeze kandi yeza ibitambo by'abantu ngo atange ubundi buryo bwo gutamba ibitambo, ahubwo yakuyeho uburyo bwose bwo gutamba ibitambo, kubera ko yashyizeho iherezo ku mihango ya Kiyuda, Including the Sabbath. ndetse mu gukuraho ibyo ngibyo hakubiyemo n'isabato. Including the Sabbath. Sabbath observance went away with all the rest that belonged to Judaism. Kubahiriza isabato ya Samedi cyangwa se Saturday byose byajyaniranye n'imihango ya Kiyuda yakuyeho. It's important to notice
Ni ingenzi cyane kumenya rero yuko that just as he obliterated the sacrificial system, he obliterated the Sabbath system. nk'uko yakuyeho ibintu byose by'ubutambyi, ni nako yakuyeho gahunda zose zijyanye no kubahiriza isabato ya kera. Sunday, on the other hand, is a perpetual witness to God as Redeemer. Ariko umunsi wa mbere w'icyumweru Sunday, dimanche, ni umunsi wera w'Imana ugaragaza ko Imana ari umucunguzi wacu. Abayobozi benshi b'amatorero ya giprotestanti y'iki gihe nubwo bahamya ubwabo ko bemera Bibiliya nk'umuyobozi rukumbi wo kwizera kandi yuko ridahinduka, nyamara ari nabo bigisha abantu yuko iby'Imana yavuze byahindutse. Bigisha n'ibindi binyoma bya Kiliziya Gatolika y'i Roma umunsi ku wundi, nk'ikinyoma cya Purigatori kivuga yuko Imana inezezwa no gushyira abantu mu muriro w'amazuku w'iteka ryose aho bababazwa ubudasiba, nyamara atari ko imico y'Imana y'urukundo iteye. Bakigisha abantu yuko abapfuye bakomeza kubaho. Nubwo ijambo ry'Imana ubwaryo rivuga yuko abapfuye ntacyo bamenya, kandi rikavuga yuko mu gituro nta mirimo n'imigambi ibayo. Bigisha ibinyoma ubudasiba, kandi ntacyo aba bayobozi babwira abayoboke babo ku Bukristo nyakuri bwemewe n'Imana nk'uko bugaragazwa mu ijambo ryayo. Uburyo bw'imisengere ni nk'ubw'ab'isi, ntaho butandukaniye rwose n'uko umwanzi w'abantu yifuza. Abo bitwa ko ari abayobozi b'amatorero ya giprotestanti ashingiye kuri Bibiliya, bigisha nk'ab'isi, bakambara nk'ab'isi kubera yuko ari ab'isi. Iyi niyo mpamvu Imana yita aya matorero ya giprotestanti yaguye ko ari abana ba Babuloni ikomeye, ari we nyina w'abamaraya uvugwa mu Byahishuwe 17. Ni abana ba Kiliziya Gatolika y'i Roma kuko biyemeje gufatanya nayo mu gukwirakwiza bino binyoma ku isi yose. The point is that the Christian church made the change from the seventh day to the first day of the week. When is your Sabbath? I'm telling you, it doesn't matter what day of the week. Jesus literally did away with the Sabbath. You take your Sabbath. The Bible says this many times in the New Testament. What day you worship on, what day you take as your day off, as your day of rest, your day of recreation, doesn't matter the day, you just need to do it every week. Doesn't matter the day. I'm telling you, it doesn't matter what day of the week. Just as he obliterated the sacrificial system, he obliterated the Sabbath system. All 10 commandments are repeated in the New Testament, some numerous times except the fourth command. It is never repeated in the New Testament, not one single time. Under the old system, they had one day a week that they needed to rest. Thank God we can live in rest now. Abizera nyakuri b'aya matorero ya giprotestanti bibagiwe inshingano yabo. Ubu bamaze imyaka myinshi bayobowe n'ingabo za Kiliziya Gatolika y'i Roma arizo z'abajesuite, nyamara aba bayoboye bigaragaza ko ari bagenzi babo bahuje kwizera. Kandi namwe bizera nyakuri b'amatorero ya giprotestanti, iki kintu mukwiye kukimenya neza. Mukwiye kumenya yuko igituma mwitwa abaprotestanti ari uko abatangije uyu muvumba wa giprotestanti bari abantu bahagurukiye kwerereza ukuri kwa Bibiliya ndetse no guhakana ubuyobe bwose bwa Kiliziya Gatolika y'i Roma. Mugomba kongera kwitandukanya burundu n'umurunga wose wa Kiliziya Gatolika y'i Roma watumye mureka iyi nshingano ikomeye Uwiteka yari yarabahamagariye. Baprotestanti, mwibuke aho mwavuye mukagwa maze mwihane. Mu gihe gito cyane kiri imbere yacu, ubu tugiye kumva mu bice byose byo ku isi humvikana umuburo ukomeye uherekejwe n'imbaraga y'Umwuka Wera w'Imana. Umuburo uhamagarira abantu kwitandukanya n'aya matorero yose yaguye kugira ngo bagendere mu nzira ijambo ry'Imana rivuga. Kandi umuhanuzi w'Uwiteka avuga iby'icyo gihe gikomeye kigiye kuza, yaranditse ngo mbere y'uko urubanza ruheruka rw'Imana rucirwa iyi si, mu bwoko bw'Imana hazabamo ububyutse bwo kubaha Imana k'umwimerere kutigeze kubaho uhereye mu bihe by'intumwa. Mwuka w'Imana n'imbaraga zayo bizasukwa ku bana bayo. Icyo gihe abantu benshi bazasohoka muri ayo matorero aho urukundo rw'iby'isi rwasimbuye gukunda Imana n'ijambo ryayo. Abantu benshi bo mu babwirizabutumwa n'abizera b'aya matorero bazemerana ibyishimo byinshi uko kuri gukomeye Imana yatumye ko kwamamazwa muri iki gihe kugira ngo gutegurire abantu kugaruka k'Umwami. Nyamara ntabwo Kiliziya Gatolika y'i Roma yigaruriye aya matorero ya giprotestanti gusa, ahubwo ubu ngubu ni nayo iyoboye igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihugu cyari cyarabaye ubuhungiro bw'abana b'Imana b'abaprotestanti ba kera,
ubwo bari barahungiye kuri uyu mugabane ngo barokoke akarengane k'ubupapa kari gakajije umurego mu bihugu by'Uburayi. Kandi Kiliziya Gatolika y'i Roma, ubupapa bugiye kongera gutegeka politike zo ku isi yose mu gihe gito cyane bubinyujije muri kino gihugu cya Amerika. Tugarutse kuri rya somo ryo mu Byahishuwe igice cya 17 umurongo wa 8 havuga ngo, kandi iyo nyamaswa igiye kuzamuka iva ikuzimu ijye kurimbuka abari mu isi bose amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama w'Imana watambwe ku kuremwa kw'isi, bazatangara babonye iyo nyamaswa yahozeho ikaba itakiriho kandi ikazongera kubaho. Twabonye ko iyi nyamaswa igaragaza ubwami bw'ubupapa yigeze kugira igihe cyo kubaho, aribyo bisobanura ko ubu bwami bwigeze gutegeka isi yose. Iyi nyamaswa yaje kugera igihe irapfa nk'uko twabibonye, bigaragaza uburyo buno bwami bwa Kiliziya Gatolika bwigeze kugira igihe butakaza imbaraga zabwo ku isi yose nk'uko n'amateka abigaragaza. Ariko ikimenyetso cya gatatu gikomeye kandi kireba twebwe abo muri kino gihe gisoza amateka y'isi mu buryo bw'umwihariko, ni uko Bibiliya yaravuze ko iyi nyamaswa izongera kugira igihe cyo kubaho, bisobanuye ko ubu bwami bugiye kongera kuyobora isi yose. Bibiliya ivuga yuko umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama ari we Yesu Kristo azaramya ubu bwami byanze bikunze. Mu gitabo cy'intambara ikomeye paji ya 408 umuhanuzi w'Imana aravuga ngo, ubugizi bwa nabi n'ubucakura bw'itorero Gatolika ry'i Roma buratangaje. Iri torero ry'i Roma rishobora kugenzura ibizaba, rirakoresha igihe cyaryo neza, rireba uko amatorero y'abaprotestanti aryunamira igihe yemera isabato y'ikinyoma ari wo munsi w'icyumweru, kandi rikaba ryitegura kuzayihatira umuntu wese uciye ku isi nk'uko ryabikoze mu myaka ya kera. Uyu ni wo mugambi w'ubupapa, kandi iri torero ntirisanzwe kuko ibyanditswe bivuga ko rifite ububasha bwo kugenzura ibihe kugira ngo rimenye igihe cyagenwe cyo kongera gutegekesha isi yose agahato nk'uko ryabikoraga kera. Mbese koko byashoboka ko iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cyagiye gishyigikira ukwishyira ukwizana mu myaka myinshi ku isi yose, cyakandamiza isi yose kubwo gushyiraho amategeko y'agahato buri muntu wese asabwa gukurikiza? Ibi bintu mu gihe gito cyane tugiye kubibona ubwacu bisohorera imbere y'amaso yacu. Nubwo tuzi yuko kino gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza kino gihe kiyobowe na Perezida Joe Biden, umwe mu bayobozi bakomeye batsimbarara ku myemerere ya Kiliziya Gatolika y'i Roma y'ubupapa, nyamara ntabwo ari we wenyine w'umugatolika uri mu mwanya ukomeye w'ubu buyobozi bushobora guhindura byinshi mu isi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko bimeze mu bindi bihugu bitandukanye byo ku isi, ntabwo perezida ari we muntu ufite ububasha bwose bwo gushyiraho amategeko abantu bagomba gukurikiza. Ahubwo kugira ngo itegeko rishyirweho bisaba yuko inzego z'ubucamanza n'inzego zishinzwe kurinda amategeko zibanza kwemeza itegeko ryose abantu bagomba gukurikiza. Mu gitabo cy'intambara ikomeye paji ya 317 avuga ku by'inyamaswa ya kabiri ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama ariyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuhanuzi w'Imana Ellen White aravuga ngo, amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama n'ijwi ry'ikiyoka bikoreshwa mu bigereranyo by'ubuhanuzi bivuga iby'inyamaswa ya kabiri iboneka mu Byahishuwe 13 byerekana ukuvuguruzanya gukomeye kuri hagati y'ibivugwa n'iryo shyanga aricyo gihugu cya Amerika ndetse n'imikorere yaryo. Arangije aravuga ngo, ukuvuga kw'igihugu gusobanuye igikorwa n'ububasha bw'abashinzwe gushyiraho amategeko y'icyo gihugu ndetse n'imyanzuro y'ubucamanza bwacyo. Kubw'uko kuvuga rero, icyo gihugu cya Amerika kizavuguruza ayo mahame yo kwishyira ukwizana n'amahoro cyari cyaratangaje ko ari cyo rufatiro rw'imitegekere yacyo. Dukurikije icyo ano magambo y'umwuka w'ubuhanuzi avuga, binyuze mu nzego z'ubucamanza ndetse n'abashinzwe gushyiraho amategeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niho kino gihugu kizanyura kivuga nk'ikiyoka nk'uko ijambo ry'Imana ryari ryarabihanuye. Ibyo kandi bigomba kudukangurira kureba neza ikijyanye n'inzego z'ubucamanza ndetse n'abashinzwe gushyiraho amategeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho bihagaze, kuko bavuze neza ko binyuze muri zino mpande ebyiri z'abashinzwe gushyiraho amategeko ndetse n'abacamanza, iki gihugu ariho kizahera hanyuma kikavuga nk'ikiyoka. Iyo urebye ku rwego rw'ubucamanza bwose bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari narwo rwego rwemeza amategeko bwa nyuma mbere y'uko atangira gukurikizwa mu gitabo cy'amategeko ndetse akaba n'amategeko agenga igihugu, urwo rwego rw'ubucamanza rugenzurwa n'urukiko rukuru rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwitwa SCOTUS. Mu magambo arambuye bivuze ngo Supreme Court of the United States. Uru rukiko rukuru rw'ikirenga niho amategeko yose Leta Zunze Ubumwe za Amerika agomba kwemerezwa, rukaba rugizwe n'itsinda ry'abantu 9 gusa.
kandi aba bantu 9 bakuriye uru rukiko rushinzwe gushyiraho ibijyanye n'amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibo bemeza amategeko agomba gukurikizwa muri Amerika, kandi bafite ububasha budasanzwe muri iki gihugu ku buryo imyanzuro yabo iba ifite ububasha budapfa kuvuguruzwa n'undi muntu uwo ari we wese nubwo yaba perezida w'iki gihugu, kuko nibo bemeza burundu itegeko perezida ashaka ko rishyirwaho. Ndetse umwihariko uhari kuri bano bantu uko ari 9 bashinzwe gushyiraho amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko bo nta manda y'ubuyobozi bagira, bivuze ko bagomba gukora muri runo rukiko rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza bapfuye. Ntabwo bameze nk'abaperezida cyangwa se iyindi myanya ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite igihe cya manda zitandukanye. Nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ayobora imyaka 4 hanyuma hakabaho amatora. Mu mikorere y'urwego rudasanzwe rw'abanyabubasha 9 bafite ububasha budasanzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no gushyiraho amategeko agenga iki gihugu kugira ngo babashe gufata umwanzuro cyangwa se kwemeza itegeko runaka, bakoresha icyitwa rule of 4, bivuga ngo itegeko rya 4. Ni uburyo bakoresha nk'iyo bashaka kwemeza itegeko runaka, wenda ari itegeko rishya ribagezeho bashaka ko ryemezwa. Uko bano ari 9, iyo 4 muri bo bafashe umwanzuro w'uko itegeko runaka rigomba kuganirwaho kugira ngo barebe niba baryemeza, icyo gihe itegeko rirakirwa hanyuma bagatangira umushinga wo kuryigaho kugira ngo barebe niba ryakwemezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi rikaba ryanakurikizwa. Urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwitwa Supreme Court of the United States rwatangiye kera mu myaka yo kuvuka kw'iki gihugu, kandi ni narwo rukiko rwemeje burundu amategeko yo kwishyira ukizana atuma iki gihugu cya Amerika cyitwa igihugu cy'ubwisanzure mu by'iyobokamana, kuko rwari rusanzwe ari urukiko rukuru rw'ikirenga rwayoborwaga n'abaprotestanti gusa. Kugeza ubu abantu 7 muri bano bantu 9 bashinzwe gushyiraho amategeko iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigenderaho ni abanyamuryango babyiyeguriye ba Kiliziya Gatolika y'i Roma. Reka turebe icyo runo rubuga rw'abajesuite bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwitwa America the Jesuit Magazine baravuze ngo Supreme Court Justice are nominated by the President and must be approved by the majority of the Senate. Bivuze ngo abacamanza b'urukiko rukuru rw'ikirenga bashyirwaho na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi bagomba kwemezwa n'ubwiganze bw'amajwi yo muri Sena ya Amerika kugira ngo bashyirwe mu myanya y'izo nshingano zo kujya muri runo rukiko rukuru rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rugizwe n'abantu 9. Barakomeza baravuga ngo iyo bamaze kwemezwa burundu abo bacamanza bakora umurimo wabo wose kugeza bapfuye, keretse gusa baramutse beguye ubwabo ku giti cyabo cyangwa se bakabonekwaho ikibazo kidasanzwe cyihariye gishobora gutuma bakurwa muri runo rukiko rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho ubundi bayobora no rukiko rw'ikirenga kugeza bapfuye. Barangije barakomeza bavuga ngo 2/3 of the current Supreme Courts were raised in the Catholic faith, though Catholics make up only about 20% of the United States population. Bivuze ngo 2/3 by'abagize uru rukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bariho ubu ngubu bakuriye mu myizere ya Kiliziya Gatolika y'i Roma, ngo nubwo Kiliziya Gatolika y'i Roma ifite 20% gusa by'abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'uko bitangazwa n'urubuga rwa Kiliziya Gatolika y'i Roma rwitwa National Catholic Register, bagaragaje imyemerere ndetse n'amateka y'ahahise ya buri muntu wese muri bano bantu 7 b'abagatolika bari mu bantu 9 bashinzwe ishyirwaho ry'amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ukomeye muri bo ari nawe uyoboye runo rukiko rukuru rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Chief Justice John Roberts, kandi uyu mugabo ni nawe ufite inshingano zo kurayiza abaperezida bose ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku by'uyu muyobozi mukuru w'ikirenga ushinzwe iri tsinda ry'abantu 9 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuri runo rubuga rwabo rwa Kiliziya Gatolika y'i Roma baravuze ngo ku ya 29 Nzeri mu mwaka wa 2005 perezida w'urukiko rw'ikirenga John Roberts yarahiriye kuyobora uru rukiko, arahirira imbere y'uwahoze ari perezida George W. Bush. Barakomeza baravuga ngo John Roberts ukuriye runo rukiko uretse kuba yarakuze nk'umugatolika ahubwo yanatorejwe mu mashuri ahambaye y'abagatolika. Hepfo barandika ngo we n'umugore we bombi ni abagatolika b'i Roma, ni abayoboke bakorera indi miryango ya Kiliziya Gatolika y'i Roma yo mu mujyi wa Maryland. Umuntu wa kabiri ni uwitwa Clarence Thomas, kandi nawe reka turebe icyo runo rubuga rwa Kiliziya Gatolika y'i Roma rwamuvuzeho. Baragize bati yarahiye ku ya 23 Ukwakira 1991 ashyirwaho n'uwahoze ari perezida George W.H. Bush. Barakomeza ngo uyu mucamanza Clarence Thomas yakuriye mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akura ajya mu ishuri rya Kiliziya Gatolika y'i Roma. Mbere yo kubona umuhamagaro we mu by'amategeko, Thomas Clarence niwe munyeshuri wenyine w'umunyamerika ufite inkomoko muri Afurika wari warize muri seminari z'abagatolika. Amaherezo yaje kuva muri izi seminari z'abagatolika maze yiyandikisha muri koleji yari iyobowe n'abajesuite yitwa Holy Cross. Byumvikana ko uyu mugabo wa kabiri nawe ni umugabo watorejwe mu mashuri y'abajesuite. Mu nyandiko ye yitwa My Grandfather's Son, Thomas
Thomas avuga ku kwizera kwe kwa Kiliziya Gatolika no gusobanukirwa n'uburenganzira bwa muntu aragira ati bitangira ku burenganzira bw'umuntu ku giti cye kandi ubwo burenganzira buturuka he? Bukomoka ku Mana. Maze arakomeza aravuga ngo bisaba ko ureka uburenganzira bwawe bumwe kugira ngo ubashe kuyoborwa. Ubwo nibwo burenganzira budasubirwaho umuntu wese yemerewe, kandi igituma ugomba kureka ubwo burenganzira bwawe bwite ni ukugira ngo abantu benshi babashe kuyoborwa neza. Uku niko abajesuite batekereza. Undi muntu wa gatatu muri bano bantu 9 bashinzwe gushyiraho amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Justice Samuel Alito. Nawe bavuga ku mateka y'uyu mugabo Samuel Alito, uwa gatatu mu bantu 9 bashinzwe gushyiraho amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baragize bati ku ya 31 Mutarama 2006 umucamanza Samuel Alito yarahiriye imbere ya Perezida George W. Bush wariho icyo gihe. Barakomeza ngo yavukiye mu muryango w'abataliyani b'abagatolika i Trenton muri leta ya New Jersey. Yakiriye impamyabumenyi y'ikirenga yakuye muri kaminuza y'abajesuite ya Princeton mu mwaka w'1971. Barakomeza baravuga ngo Samuel Alito yagiye muri indi shuri ry'amategeko rya Yale University ry'abajesuite aho yabonye impamyabumenyi yindi y'ikirenga mu mwaka w'1975. Umuntu wa kane muri bano bantu 9 bashinzwe gushyiraho amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Justice Sonia Sotomayor, ngo yashyizweho kandi anarahirira imbere y'uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama ku ya 8 Kanama 2009. Yakuze ari umugatolika. Barakomeza baravuga ngo amara imyaka y'ubuto bwe bwose mu ishuri rya paruwasi yiga iby'isakaramento ritagatifu muri Brinox, aba n'umwanditsi mukuru muri kaminuza y'abajesuite yitwa Yale University. Uyu munyamategeko Sonia Sotomayor yashimye cyane uburezi bwa Kiliziya Gatolika, atanga ubuhamya bwe bwite ku ruhare uburezi bwa Kiliziya Gatolika bwagize ku buzima bwe. Benshi bashobora kuvuga ko kwiga muri bino bigo bya Kiliziya Gatolika i Roma, by'umwihariko bino bigo by'abajesuite, bavuga ko nta kintu bihuriyeho no guhindura umurongo wa giprotestanti iki gihugu cya Amerika gisanzwe cyubakiyeho. Nyamara ibyo ngibyo ntago ari byo, kuko uburezi abajesuite batanga ni uburezi bufite uruhare runini mu guhindura icyerekezo cy'isi ndetse n'icyerekezo cy'ibihugu, igihe uwize muri ubwo burezi bwabo abashije kugira umwanya utuma ahindura amategeko y'igihugu runaka. Ni uburezi budasanzwe kuko bwemeza abantu kwakira imyemerere ya Kiliziya Gatolika i Roma. Reka turebe icyo abajesuite ubwabo bavuga kuri ubu burezi bwabo n'uburyo bubafasha mu guhindura icyerekezo cy'isi, nk'uko byagiye bibafasha mu buryo butandukanye ndetse no mu bintu byinshi abajesuite babaga bakeneye gukora. Kuri webpage y'abajesuite ubwabo yitwa history.com bavuga kuri ubu burezi bwabo muri article ifite umutwe uvuga ngo Jesuit Order Established, bisobanuye ngo gahunda y'abajesuite ishyirwaho. Baravuze ngo Jesuit Order cyangwa se gahunda y'abajesuite yagize uruhare rukomeye cyane kandi rw'ibanze mu kurwanya ubugorozi bwa giprotestanti, kandi bwa nyuma iyi gahunda yaje kugera ku ntego yayo ubwo yahinduraga miliyoni nyinshi z'abatuye isi bakazerekeza mu bugatolika. Muri iyi article y'abajesuite ivuga kuri gahunda y'abajesuite n'uburyo yabafashije mu kugira ngo babashe kurwanya ubugorozi bwa giprotestanti, barakomeje baravuga ngo education was of utmost importance to the Jesuits. Bivuze ngo uburezi nicyo cyari ikintu cy'ibanze cyane ku bajesuite kugira ngo babashe kurwanya ubugorozi bwa giprotestanti. Uru rero ni rwo rwego uruhare rw'uburezi bwa Gatolika cyane cyane bw'abantu b'abajesuite bafite mu guhindura imyemerere y'isi yose no kwemeza isi yose kugendera ku myemerere y'ubupapa. Tugarutse kuri iyi webpage ya Kiliziya Gatolika i Roma, undi mucamanza wa gatanu uri muri runo rukiko rukuru rw'ikirenga yitwa Justice Kavanaugh Barrett. Uyu nawe ni umugabo runo rubuga rwa National Catholic Register rutangaza ko ari umwe mu bagize Kiliziya Gatolika i Roma. Hano iyo bavuga ibyo baravuga ngo ku itariki ya 6 Ukwakira mu mwaka wa 2018 umunyamategeko Kavanaugh yarahiriye kujya mu rukiko rw'ikirenga nyuma yo gushyirwaho n'uwari Perezida Donald Trump. Yakuriye mu muryango w'abagatolika bo muri Ireland muri leta ya Maryland. Yiga mu ishuri ry'itorezwamo rya Georgetown, ishuri rikuru ry'abajesuite bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma barakomeza baravuga ngo kuba umunyamategeko kwa Kavanaugh ntibiva ku nararibonye gusa afite, ahubwo byanatewe no kumenya ibyo abantu bakeneye, ayobowe n'ukwizera kwe gukomeye kwa Kiliziya Gatolika i Roma. Undi mucamanza wa gatandatu nawe yitwa Neil Gorsuch, nawe bagaragaza ko ari umwe mu bagize Kiliziya Gatolika i Roma. Ahangaha ndagira ngo turebe no ku mucamanza wa 7 udasanzwe uherutse kujyamo nyuma y'abandi bose, yitwa
witwa Amy Coney Barrett. Uyu munyamategeko yatorewe gusimbura uwari uherutse gupfa mu mwaka ushize n'ubundi wa 2020. Yavukiye muri New Orleans mu muryango w'abagatolika bihaye Imana. Yize mu ishuri ryisumbuye rya Mutagatifu Maria Dominicani, ishuri ryisumbuye ry'abakobwa b'abagatolika. Uyu munyamategeko Amy Coney Barrett n'umugabo we ni abayoboke b'itsinda ry'intumwa gatolika. Aba bantu bose uko ari barindwi mu bantu 9 bashinzwe gushyiraho amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bose n'abagatolika b'i Roma. Batari abagatolika basanzwe, ahubwo bose batojwe, abandi banayoboraga imiryango y'ibanga ya Kiliziya Gatolika. Rero kugeza ubu nyuma yaho Perezida Donald Trump yemereje uyu mucamanza wa nyuma Amy Coney Barrett kujya mu rukiko rukuru rw'ikirenga, nibwo bwa mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igize abagatolika benshi muri runo rukiko rukuru rwabo rushinzwe gushyiraho amategeko. Twibuke ko aba bakurwaho n'urupfu gusa, bo nta manda bagira nk'uko abaperezida bagira manda. Kandi ni nabwo bwa mbere uru rukiko rukuru rw'ikirenga Supreme Court of the United States rubayeho nta mu Protestant n'umwe ururimo, ibintu bitari byarigeze bibaho na rimwe mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Namwe mwaza kubishaka mukabireba, nta gihe na kimwe uru rukiko rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwari rwarigeze rubaho rudafite byibuze umu Protestant umwe. Ndetse mu gutangira kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta n'umugatolika n'umwe washoboraga kuba yaba muri runo rukiko rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko kugeza kino gihe turimo, dufite perezida w'umugatolika, dufite n'urukiko rushinzwe gushyira amategeko rurimo abantu 7 bose b'abagatolika mu bantu 9. Mbese ibi ntacyo bivuze ku bantu biga ubuhanuzi bwa Bibiliya. Reka twongere tuzirikane ano magambo ari mu gitabo cy'intambara ikomeye kuri paji ya 317. Aravuga ngo ukuvuga kw'igihugu gusobanuye igikorwa n'ububasha bw'abashinzwe gushyiraho amategeko y'icyo gihugu ndetse n'imyanzuro y'ubucamanza bw'icyo gihugu. Kubw'uko kuvuga rero, iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kizavuguruza ayo mahame yo kwishyira ukwizana n'amahoro cyari cyaragaragaje ko ari urufatiro rw'imitegekere yayo. Uyu munyamategeko wa 7 twarebagaho Amy Coney Barrett uherutse gushyirwaho n'uwari Perezida Donald Trump mbere yuko yemezwa kujya muri rino tsinda ry'abantu 9 bashinzwe gushyiraho amategeko kandi badashobora kuvuguruzwa. Yibajijweho n'abantu benshi mu bagize Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yaho bari bamaze kumenya neza ugutsimbarara gukomeye ku mahame ya Kiliziya Gatolika y'i Roma uyu mudamu yari afite. Nubwo ibi birego by'aba bantu nabyo nta mbaraga nyinshi byigeze bigira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. In the last few minutes, President Trump has announced Federal Appeals Court Judge Amy Coney Barrett. Mu minota mikeya ishize, Perezida Donald Trump atangaje yuko agiye kujyaho undi mucamanza mushya witwa Amy Coney Barrett. Avuga ko ari we muntu ahisemo kugira ngo ajye gusimbura Ruth Ginsburg uherutse gupfa mu minsi ishize. Naramuka yemejwe na Sena, urukiko rukuru rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruzaba rugize 77% by'ubwiganze bw'abacamanza bagendera ku mahame akomeye ya Kiliziya Gatolika y'i Roma. Jason Paul adufitiye inkuru irambuye. Bagabo namwe bagore, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari kumwe n'umucamanza Amy Coney Barrett ndetse n'umuryango we baje kugaragazwa imbere y'abayobozi ba Amerika. I fully understand that this is a momentous decision for a president. Ndabyumva neza ko uno ari umwanzuro udasanzwe kuba Perezida Donald Trump antoreye kujya mu rukiko rukuru rw'ikirenga rwa Amerika, kandi Sena niramuka inyemeje ndabasezerana ko nzakoresha imbaraga zanjye zose kugira ngo nuzuze inshingano zanjye. When Ruth Bader Ginsburg died, Donald Trump vowed that he'd replace her with a woman. Igihe Ruthenberg yapfaga mu minsi ishize, Donald Trump yavuze ko azamusimbuza undi mucamanza w'umugore. Uno mucamanza Amy Coney Barrett ni umugatolika wabyiyeguriye kandi akaba ari umuntu uyoborwa cyane n'amahame ya Kiliziya Gatolika y'i Roma. Ku munsi wa kabiri, igihe umucamanza Amy Barrett yabazwaga ku bijyanye n'ukwizera kwe kwa Kiliziya Gatolika y'i Roma, yasubije ikibazo gituma abantu benshi baguma mu rujijo ndetse bakibaza niba n'imyanzuro azafata yaba izangendera ku kwizera. Iki kibazo nicyo abasenateri bamwe na bamwe bakomeje kugarukaho cyane aricyo bamubaza igihe bashakaga kumwemeza. Can you set aside whatever Catholic beliefs you have regarding? Mbese witeguye gushyira ku ruhande amahame yose ya Kiliziya Gatolika ugenderaho igihe uzaba ukora inshingano zawe muri runo rukiko rukuru rw'ikirenga? I have made no commitment to anyone. Nta n'umwe nigeze mbwira uko nzafata imyanzuro muri runo rukiko rukuru rw'ikirenga. Uko nagiye nkora mu bihe bitandukanye ni nako nzakora mu gihe nzaba ndi umucamanza muri runo rukiko rukuru rw'ikirenga. Niba urimo kumbaza ko mfata ukwizera kwanjye mu buryo bukomeye cyane kandi bw'ingenzi, ndagusubiza yuko ndi umugatolika. Yego ndiwe rwose, kandi nzashaka uburyo bwiza bwo gukemura ibibazo igihe cyose bizaba bivutse.
ndetse n'uyu mugabo wari perezida wa Amerika Donald Trump yagize icyo avuga ku bantu bari batangiye kwibasira uno mudamu w'umugaturika kubw'uko bari bazi ko afite imyemerere ikomeye cyane mu gutsimbarara ku mahame ya Kiliziya Gatolika y'i Roma. From the very beginning of our republic. Kuva mu ntangiriro yo kubaho kwa leta yacu, abagatulika bazamuye igihugu cyacu kandi baragikungahaza bakirenza ibindi bihugu byose. Abagatulika nka Charles Kellogg bafashije mu gushimangira umudendezo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abagore nka Mutagatifu Elizabeth N. Sennett batangije gahunda zaremye ibigo byinshi by'amashuri kandi bakura abana bacu mu bukene. Ndetse na L. Smith ukomeye cyane yari intwari y'ingenzi. Najye ubwanjye nzi ko ndi intwari y'ingenzi nubwo bitoroshye cyane muri kino gihe, ariko na L. Smith mumufata nk'intwari y'ingenzi muri politiki ya Amerika kuko yeguriye ubuzima bwe bwose mu kugira ngo arwanire abanyamerika kandi ngarwanya abantu bose bibasira Kiliziya Gatolika y'i Roma. Mukirimo muranabona kino gihe. A nation is strong because of Catholics. Kandi iki gihugu cya Amerika gikomeye bitewe n'abagatulika. Iyo niyo mpamvu perezida wese wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agomba kurinda umudendezo w'idini kandi akumva neza uruhare rw'iyobokamana mu gukemura ibibazo byibasira igihugu. Mu buryo bwo kurinda umudendezo mwahawe n'Imana, nshimishijwe n'uko mperutse gutora umucamanza mu bihe bishize ufite ibitekerezo byiza by'ahazaza witwa Amy Coney Barrett kugira ngo ajye mu rukiko rukuru rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo tuzihanganira abantu bose bibasira ukwizera kwa Amy Coney Barrett. Anti-Catholic bigotry has absolutely no place in the abarwanya ukwizera kwa Kiliziya Gatolika nta mwanya na mutoya bafite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ibyo ngibyo tugomba kubikoraho ikintu cy'ingenzi kugira ngo tubikemure, kandi mureke tugikore koko cy'ingenzi. Turahatanira yuko Kiliziya Gatolika y'i Roma yakongera kwisanzura, kandi birakenewe mu rukiko rukuru rw'ikirenga rwa Amerika. Nta bigo byinshi byigeze bikora umurimo ukomeye cyane wo gufasha New York no kuri Amerika ndetse no kuba tuyisi bose nk'uko itorero Gatolika ryabigenje. Dukunda abanyagatolika. Dukunda iyobokamana rya Kiliziya Gatolika, kandi hejuru ya byose turaryubaha mu buryo bukomeye cyane. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha New York, kandi Imana ibaha umugisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tumaze kubona ku rwego rw'abanyamategeko, reka turebe no ku rwego rw'ubucamanza. Urwego rw'ubucamanza narwo ruherutse kuba rukuriwe n'uwitwa William Barr, akaba ari Attorney General wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wahinduye ibintu byinshi cyane ku mategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugira ngo dusobanukirwe neza uyu mwanya w'umucamanza uyu mugabo William Barr afite wo kuba Attorney General wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko runo rubuga rwa Wikipedia rubitangaza, basobanuye neza kandi bagaragaza umwanya w'uwitwa Attorney General wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo ikaba ari titre cyangwa se ikaba ari izina rihabwa umuntu wese ukuriye ubucamanza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Baravuze ngo the United States Attorney General is the head of the United States Department of Justice, the chief lawyer of the federal government of the United States, advisor to the president, and a member of the cabinet of the United States. Bisobanuye ngo uyu mwanya witwa Attorney General wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aba ari umuyobozi mukuru w'icyiciro cy'ubutabera bwose bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niwe muvugizi mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'amategeko. Ni umujyanama wa perezida ndetse ni umwe mu bagize inama ifata ibyemezo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu myaka irenga 2 ishize, uyu mugabo William Barr ukuriye ubucamanza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuzweho cyane mu itangazamakuru rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubw'imyemerere yari afite yo gutsimbarara ku kwizera kwa Kiliziya Gatolika y'i Roma, maze agakoresha uwo mwanya we kugira ngo ahuze itorero na leta. Yavuze ko yifuza ko leta ya Amerika yahatira abantu bose kwemera amategeko y'iby'iyobokamana cyangwa se moral laws, amategeko y'umutimanama. Avuga ko impamvu ari wo gusubira inyuma gukomeye mu mitekerereze n'imico mbonera ari uko abantu banze gukurikiza aya mategeko ya moral laws ajyanye n'iby'umutimanama cyangwa se amategeko y'ibyobokamana. Nk'uko uru rubuga rwa Kiliziya Gatolika y'i Roma rwitwa Catholic News Agency rubitangaza, bagaragaje ko uyu mugabo ushinzwe ubucamanza bwose bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika William Barr ko yari umwe mu banyamuryango babyiyeguriye mu itsinda ryitwa Knights of Columbus. Ni itsinda rya Kiliziya Gatolika y'i Roma rikora nk'uko abajesuite bakora, icyakora rikaba rigizwe n'abagabo gusa. Uyu muryango uyobowe n'umuyobozi w'ikirenga w'aba Knights witwa Sir Carlos Anderson.
Ukurikije icyo umunyamuryango wese w'iri tsinda rya Kiliziya Gatolika y'i Roma rya Knights of Columbus ari naryo uyu mugabo William Barr abarizwamo, ugakurikiza imyemerere yabo ndetse n'uko barahirira kuzakora, nibwo wahita umenya neza uwo uyu mugabo asabwa kumvira uwo ari we. Reka turebe ku ndahiriro yabo barahirira igihe binjira muri ino miryango y'ibanga y'abagatolika, ari nabo benshi banakubiyemo uno mugabo William Barr babarizwamo. Mu gitabo cyabo bwite cyitwa Knights of Columbus Illustrated, gikubiyemo gahunda n'amateka y'aba Knights ndetse n'ibikorwa byabo by'ibanga, berekana icyo umuntu wese ugiye kwinjira muri uno muryango wa Knights of Columbus abanza kwemera kugira ngo ahinduke umwe mu banyamuryango b'iri tsinda rya Knights of Columbus. Ikaba ari indahiro idakuka bagomba kumvira ku kiguzi byabasaba icyo cyaba icyo cyose. Muri icyo gitabo cya Knights of Columbus Illustrated baravuga ngo, ba Knights bavandimwe, ubu twinjiye mu murimo w'ingenzi wera wa gahunda yacu. Muhore mwibuka amasezerano yanyu kandi mugaragaze ubwanyu ko muri aba Knights b'ukuri, abana bizerwa b'itorero ryera b'itorero Gatolika ry'i Roma, iryo andi yose akomokaho. Paje 45 isaba ko bagomba kumvira, ariko basabwa kumvira nde? Baravuga ngo, mbese ubwanyu murasezerana isezerano rikomeye ry'uko mugomba kumvira itorero mu byo ribasaba byose bijyanye n'ukwizera ndetse n'amategeko y'umutimanama. Urahira agomba kuvuga ngo yego kugira ngo bakomeze. Paje 85 barongera bakavuga ngo, nk'aba Knights of Columbus mugomba kuba abayobozi, muri abana b'itorero Gatolika rikuru, ariryo ryashyiriweho inshingano yera yo kuba umubyeyi w'abantu bose. Abantu bamwe bajya bavuga ko kuba umuntu yababarizwa mu muryango w'ibanga nta kintu byaba bitwaye, ndetse ko abantu batagomba kubyitaho cyane. Bibiliya igaragaza impamvu ibintu byose abakozi b'umwanzi bakora babikorera mu ibanga. Mu gitabo cya Yohana igice cya 3 umurongo wa 20 kugeza ku 21 haravuga ngo, kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo kandi ntaza mu mucyo kugira ngo ibyo akora bitamenyekana, ariko ukora iby'ukuri wese niwe uza mu mucyo kugira ngo ibyo akora bigaragarira abantu bose ko byakorewe mu Mana, ndetse n'ibyahumetswe n'Imana bigaragaza impamvu tudakwiye kwifatanya n'iyi miryango y'ibanga cyangwa se kwifatanya n'ibikorwa by'iyi miryango y'ibanga. Mu gice cya 13 cy'igitabo cyitwa Ubutumwa bwatoranyijwe volume ya 2 kuri page 144 haravuga ngo, Abakristo bagomba guca umurunga wose ubafatanya n'aya mashyirahamwe akora rwihishwa adategekwa n'Imana. Ntango bashobora kuba indahemuka kuri ayo mashyirahamwe ngo banabe indahemuka ku Mana. Ubufatanye n'iyo miryango ikorera mu bwiru bugomba gusenywa. Nubwo uyu mugabo William Barr ukuriye ubucamanza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye ashaka ko Leta ya Amerika yahatira abaturage bayo kwakira aya mategeko y'umutimanama, avuga ko aribwo Imana izongera kwigaragaza mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni nawe ubwe ku rundi ruhande wahise wemeza ko hashyirwaho igihano cy'itegeko ry'urupfu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi iri tegeko ry'igihano cy'urupfu uyu mugabo yarishyize mu mategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza ubu Amerika ni kimwe mu bihugu bifite igihano cy'urupfu. Breaking news out of the Justice Department. The Attorney General William Barr now saying the federal government will resume the death punishment after. Amakuru mashya yihutirwa atugeze avuye mu butabera bwa Amerika nuko umukuru w'ubutabera William Barr avuga ko Leta ya Amerika igiye kongera gusubizaho igihano cy'urupfu. Ni nyuma y'igihe kinini kidakurikizwa muri Amerika. Turi kumwe na mugenzi wacu Pete Williams, reka tumwakire atubwire byinshi kuri ano makuru. Well, the Attorney General says he is ordering a change in. Yego, umukuru w'ubutabera William Barr yavuze ko yategetse Leta guhindura amategeko yayo maze bakigiza itegeko rihanisha umuntu igihano cy'urupfu mu mategeko ya Amerika, aho igihano cy'urupfu cyari kimaze igihe kinini cyane kidakurikizwa. Ndetse yategetse Leta ya Amerika kuhita itangira gukoresha itegeko rihanisha umuntu igihano cy'urupfu, nubwo Leta ya Amerika yamaze igihe kinini bajya impaka kuri kino gihano. Umukuru w'ubutabera William Barr yavuze rero yuko iki gihano cy'urupfu nigisubizwaho muri Amerika, ibyo bizorohereza Leta kugira ngo abaturage bayo bakurikize amategeko yose ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitabagoye. Ndetse yavuze ko bizarinda ingaruka n'ingorane nyinshi zituruka ku bantu bica nkana amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagakora ibyaha bikomeye cyane. Yavuze rero yuko kino ari cyo gihe cyiza cyo gutangiza igihano cy'urupfu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse kikaba kigiye gutangira kujya gikurikizwa. Bibiliya yari yaravuze neza ko amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika azagira ubwo ahinduka maze agahinduka amategeko mabi cyane, maze ayo mategeko akibasira abantu bose bahagarara kuri Bibiliya bakanga kugendana n'imigenzo yashyizweho n'itorero Gatolika ry'i Roma mu izina rya Leta. Kandi ayo mategeko ubuhanuzi bwavuze ko ari amategeko azaba akurikije imyemerere ya Kiliziya Gatolika y'i Roma. Kandi Bibiliya ivuga ko umuntu wese utazemera gukurikiza ayo mategeko azaba yashyizweho azahabwa igihano cy'urupfu. Ni nayo mpamvu tubona kuri zino manda z'abagatolika b'i Roma
Roma harimo haragenda hahinduka ibintu byinshi cyane bitigeze bibaho na rimwe muri kino gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu ubuhanuzi bwose bwa Bibiliya bujyanye n'ikimenyetso cy'inyamaswa bugomba gutangiriramo. Turimo turareba kuri bino bintu bijyanye n'ubucamanza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'uburyo amategeko ya kino gihugu agomba guhinduka mabi cyane ku rwego umuntu wese utise adatekerezaho no kwiyumvisha. Reka tuzirikane amagambo yavuzwe n'uwitwa A.T. Jones, ni mu gitabo cyitwa General Conference Bulletin kuri paji ya 266. Yaragize ati, umunsi uregereje ubwo buri mudivantiste umunsi wa karindwi wese uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azemera kuba yatanga ibyo atunze byose ndetse n'ubuzima ubwabwo aramutse abonye uko yasohoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka nongere mvuge ngo ndimo ndavuga ikintu gishishikaje kuri buri mudivantiste umunsi wa karindwi. Umunsi uregereje kandi ntabwo ukiri kure cyane ubwo buri mudivantiste umunsi wa karindwi azaba anihira cyane mu bugingo bwe ko yari kuba yaravuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imbaga nyamwinshi iziciraho iteka kandi ihangayikishijwe no kwibwira impamvu batavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe bari bafite amahirwe yo kubikora. Muzi yuko twahawe iki kimenyetso kivuga ngo mu gihe iki gihugu cyacu kizihakana amahame yose agenga itegeko nshinga ryacyo nka leta ishingiye ku Buprotestanti n'Uburepublika, kandi ubwo bazashyiraho amategeko y'ibinyoma n'ubuhendanyi bw'ubupapa, none dushobora kumenya ko igihe cyo gukora umurimo w'akataraboneka wa Satani kizaba kigeze kandi ko imperuka izaba iri bugufi. Mbese ari umuntu wigeze abona ikintu nk'icyo ngicyo cyerekana ko iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangiye kwihakana amahame fatiro y'itegeko nshinga ryacyo nka leta y'Ubuprotestanti n'Uburepublika? Noneho ubwo twabonye ibimenyetso byerekana ko ako kaga kegereje. Nk'uko twabibonye mu gitabo cy'intambara ikomeye, batubwiye ko binyuze mu nzego z'ubucamanza ndetse n'abashinzwe gushyiraho amategeko y'Amerika ariho kino gihugu kizanyura kivuga nk'ikiyoka. None kugeza ubu uretse uyu William Barr, umugaturika wo mu itsinda rya Knights of Columbus, nk'umukuru w'ubucamanza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika washyizeho igihano cy'urupfu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo tubonye ko n'abandi banyamategeko 7 mu banyamategeko 9 bose bashyiraho amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari abagaturika babyiyeguriye. Abandi banyamategeko 2 basigaye bagenderera ku myemerere ya Kiyahudi, na perezida wa kino gihugu uriho kino gihe nawe ni umugaturika wabyiyeguriye. Uretse aba bantu tubonye, ahubwo hari n'abandi bantu b'ingenzi bari mu nzego zifata ibyemezo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi nabo ari abagaturika babyiyeguriye. Harimo nk'uwitwa Jerome Powell, umuyobozi mukuru wa Federal Reserve, hakazamo Dr. Anthony Fauci, umujyanama mukuru wa Perezida Joe Biden mu by'ubuvuzi, hakazamo John Kelly, umuyobozi mukuru ushinzwe ibijyanye n'ihindagurika ry'ibihe, hakazamo uwitwa Gina Haspel, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa CIA. Harimo uwitwa Gavin Newsom, guverineri wa leta ya California yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Andrew Cuomo, guverineri wa leta ya New York, hakazamo Nancy Pelosi, umuyobozi mukuru w'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse na Alexandria Ocasio-Cortez, uhagarariye umujyi wa New York mu nteko ishinga amategeko, ndetse akaba ari n'umufatanyabikorwa mu bantu bigaragambiriza ibijyanye n'ihindagurika ry'ibihe b'urubyiruko bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku bijyanye n'izi gahunda z'abo bantu bandi tutabashije kurebana muri kino cyigisho, tuzabiganiraho mu mugabane wa kabiri uzakurikira kino cyigisho. Ariko inyuma y'ibi byose tubona bibera muri nosi, hari ubutumwa bw'ibyiringiro buboneka mu ijambo ry'Imana. Yesu Kristo yavuze mu gitabo cya Luka igice cya 8 umurongo wa 17 aravuga ngo, kuko ni nta cyahishwe kitazagaragara cyangwa icyakorewe mu rwiherero kitazerekanirwa mu mucyo. Nuko mwirinde uko mwumva, kuko ufite azahabwa n'udafite akazakwa n'icyo yibwiraga ko yari afite. Mureke twe kubaho dufite ubwoba, ahubwo tubeho dufite ukwizera kuzima dukura mu kuba twishingikirije ku masezerano akomoka mu ijambo ry'Imana adakuka kandi atabasha kubeshya namba. Buri wese muri twe aterwa imbaraga no kuba yivomeye ibimutunga mu ijambo ry'Imana ubwe ku giti cye, kuko iryo jambo ry'Imana rivuga mu gitabo cy'Imigani igice cya 30:5 rikavuga ngo, ijambo ry'Imana ryose riratunganye, Imana niyo ngabo ikingira abayizera bose. Ubuhanuzi bwatangiye kugira ngo bwumvikane, kugira ngo buri muntu wese yitegure ibigiye kuba kandi azabashe kugira amahitamo meza ubwo icyo gihe cy'amakuba kizaba gisohoye. Mwakoze gukurikira uyu mugabane wa mbere, ndizera ko tuzabana no mu mugabane wa kabiri, aho tuzaba tureba icyerekezo abo bantu bandi tutabashije kuvugaho nabo barimo kwerekezamo isi muri rusange. Ikiruta byose, dukomeze guhanga amaso Yesu Kristo, kuko ari we tangiriro ryo kwizera kwacu kandi ni nawe ugusohoza. Imana ikomeze kubaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.